Hello guys, welcome to our channel Nyirwa Family TV Show. Twagarutse nanone ni wa mukobwa wanyu Josephine. Nagarutse tugiye kujya tuganira, ntabwo muzongera kumbura. Tugiye kujya tuganira, tuganire ku muryango, kuri channel yacu hagiye kujya hatambuka ibintu byinshi. Guess what? Dutanga ubuhamya, tuganiza amakapo, tuganiriza imiryango, tubatere story. Umva azajya hashya, azaba hari story zimwe za danger, noneho rero ndabiswa mu nkumbuye. Twageze muri story. Ejo bundi nagiye murimo murabona video, hari video na uploadinze nashizeho. Guys, mumbabarire please, aho ngeze nimwe mwahangejeje. Abakunzi bacu mukomeze mu subscribing, mu sharing, umva comment nyinshi, mu bitekerezo, mu tubwire ibyo tuzakora kuri video izaza nyuma yiyi. Ndabizi muri abantu bazi ubwenge, muri abantu badanje kandi bagaciro. Ndabizi ko muri bumpe ama more ideas yo yumva ibyo tuzakora ubutaha. Guess what? Tugeze kuri story. Noneho ejo bundi nagiye muri restaurant, mwarabibonye, naripimye muri cyo mpitamo. Ni restaurant itwika byatanje, irimo imyenda bya hatari, muragenda mubibona kuri video na uploadinze. Irahari kuri Nyirwa Family TV Show, murabyumva. Umva kuri channel yacu, niyo mpamvu twahise Nyirwa. Muzajya mureba ibintu biriho, umva muzajya muvaho mwanyuzwe. Ibintu biriho niyo ni family, iri Nyirwa ikubiyemo family, nibwo mumbona ngiye nyine ariko ni ya family na show. Murabyumva, hazaza hacaho show za dance. Ntabwo tuzongera kubicisha irungu, tuzongera kubicisha irungu. Nukuri dukomeje inkuru zacu, story zacu. Twageze murimo, nageze murimo, nipima njyanisha ingofero, njyanisha udukweto, mwarabibonye, nipima nizunguza. Ari hayiye mbura urukweto mfata n'urwo ndeka. Mana yanjye, kiriya gihe njya gukoresha ingohe, ngeze muri salo gukoresha ingohe. Guys, nashaka kubibereka byose ariko ntago bankundiye. Iriya video mwabonye ntituriya nafashe, ariko nzajya mbereka ibintu byose. Tujya gushopinga turi kumwe, dukora utuntu, duteka turi kumwe. Ni bande bakumbuye guteka? Agatoki hejuru. Teacher hejuru. Arakumbuye guteka, duteka turi kumwe. Tujya mu soko turi kumwe, tujye out, tujya kurya, tujya guhevinga fani ahantu somewhere, ahantu hose turi kumwe. Kamera turiho, Nyirwa Family TV Show, ntabwo tuzabicisha irungu habe na gato. Noneho abashaka ko tuzabaganiriza, abashaka ko tuzaganira, twungurana ibitekerezo, yaba ku muryango, yaba story zawe zahashize zakubabaje cyangwa se zagushimishije, yaba kutugira inama mu ngo, yaba utuntu twinshi. Icyo wumva we ufite ku mutima wawe wadusangiza, utwandikire muri comment. Ndi muri Amerika, umuntu wese state yose waba urimo, dowari nge nakugeraho ntugire ikibazo. Ari story ushaka gusharinga, ari hehe, ubu naje nje kabisa. Nukuri ama state yose muzi, twari 50 nangahe, kwa ama state 50 rwose. Uri muri ayo state, uri muri Amerika, nzajya nkugeraho rwose. Nta uhejwe, ari umuntu, ari urubyiruko, ari umumama ukiri muto, ari umumama ukuze, ushaka gusharinga story, ushaka kugira inama abantu, ushaka gutambutsa ubutumwa runaka. Channel yacu yaje ni Nyirwa. Ndabizi abazajya bahaca muzajya munyurwa, mwishime. Abababaye umva tuzajya tubahumuriza, bizajya bicamo, natwe baduhumurize. Comment zanyu zirakenewe, please mukoremo subscribe. Aho tugeze turashima Imana, nukuri ntabwo tugeze ahantu habi.
kandi tuhagirijwe namwe abakunzi ba Nyirwa Family TV show. Ndabizi ndizera neza ko n'ahataraha muzahatugeza. Mukomeze musubscribinge, musharinge kwa friend banyu, ku miryango musharinge. Ikiganiro kikuryohera usharinge. Ikiganiro ubona wanyuzwe nushaka guhura n'umuntu umuhanda ukimwerekeye akubiteho comment, ibyo ni sawa. Nukuri turabakunda cyane, twebwe tubazanira story. Ndi kubivuga nanjye nkumva ngize ubwoba, ibi story nzajya nirirwa mbatera nicariye ahangaha iwacu. Azaba ari story byadanje n'ukuri. Sudi muzajya mumbaza, ngiye mubona ntinze gusa umunsi umwe muhita munyandikira muri comment mumbaze. N'abaca mu gikari bambaze, ntabwo nzongera kubicisha irungu akangiye kukagira iki akazi. Bahafani tubona ama views wo tubashiye kubonana duciringa, mbese niko bintu bigiye kugenda. We gusa subscribing. Noneho ikintu tugezeho ni gikira bageze ku kitena kizacyambuka niki video izaza net tuzatumira umuntu, nubwo mumbona hano njyenyine, yaba ndi kumwe n'umugabo wanjye, yaba ndi kumwe n'undi mudamu cyangwa n'undi mukobwa. Ahariho hose hari abantu baba bafite amatsiko wenda bataba muri iyi leta tubamo, bakaba bari nka Afrika, ukaba wari ufite amatsiko yo kureba urugero nka New York, bavuga ati New York nahadanje haratwika, bakakubwira Niagara Falls utazi, aho hose ndaje ngiye kubigira imitwa hose, nzagenda mpabereke. Abantu bajya bumva ngo umugezi muremure wa Missouri cyangwa Mississippi aho ngaho, ndaje nge mbagererayo. Ndaje nge mbagererayo rwose, ntago muzamburana ikintu na kimwe kuri content yacu, kuri iyi channel yacu. Content nyinshi mukeneye kandi mwishimiye, zibaruhura mu mutwe kandi mukanishima. Ndabizi ko muzishima, nanjye ubwanjye ndumva nishimye kubera nayigarutseho. None umwe muzaba muri kubireba azaba ari show. Niyo mpamvu twahise show tukanayitanyurwa, niyo mpamvu muzajya munyurwa na buri biganiro byose muzajya muhasanga. Ndabizi muzajya munyurwa utuntu dutandukanye, ari utu birthday, ari uduki, ari udupari runaka, ari umva, mbese ntabwo muzajya muhezwa, nta kintu nzajya mbima. Ubuzima bwose my life muzajya mubona, naye nzabaha inkuru, nzabaha story. Tugiye kujya dutembera bantu ba Ohio, bafite banjye benshi cyane mfite. Munyandikire muri comment, ufite namba yanjye ace mu gikari, umva rwose kabisa ibiganiro muzabimpe. Ndabizi kandi murankeneye, benshi murankeneye ko tuganira. Ndabizi abamizuri bo ndabatahije, murabizi namwe. Abantu hose aho uhereye hose, state iyo ariyo yose uherereyemo, nukuri unyandikire, utere comment. Niba ari inkuru ufite yo gusharinga, ari byiza, ari byahise bibi, wenda kugira ngo uruhuke umutima, nukuri turahari ku bwanyu, turahari. Uzaduhamagare cyangwa twandikire muri comment, tuzabikora. So ubwo tugiye kuvuga ku kitena. Mushaka ikitena ngo tuvuge kuki? Reka ndekere ibindi muzabimbwira muri comment, nzasoma comment. Noneho nyitere comment mwansabye, ariyo nzajya mvugaho. Nimutera comment muzaba mwavuze, cyangwa se icyo mushaka ko mvugaho, nzajya nza kuri kamera nkivuge uko mugishaka, ngisobanura uko nshoboye ku bushobozi, uko mbyumva. Noneho n'abandi bongereho batanga inyunganizi muri comment. Nibuke gusubscribinga rero, nanone musharinge na comment cyane, ziba zikenewe rega kugira ngo tunamenye niba turi gukora ibintu bya danje, ibyo muri kwishimira, muri kunyura. Ntago mbaheje, ntago ubwo next time nzasoma comment, mvuge kuri comment mwavuze. Noneho nyuma yo gusobanura comment niho nzagaruka bazaniye abatumirwa bakurikiranye benshi mwifuza ingeri zose. So bye.